Nongeye kubasuhuza abakunzi b'amasomo yanjye Igiswahili muri aho. Uyu munsi turakomeje n'isomo rishya. Isomo rya none ni ukubaza ibiciro by'ibintu no kubigura. Ndahamya ko tugiye kureba isomo rwose riryoshye ryiza cyane kuko twese dukenera kujya muri botike kujya guhahayo. Ubwo rero ndagira ngo mudacikwa n'iri somo kandi mugerageze kurisangiza na bagenzi banyu. Abatarakora subscribe ndabashishikariza gukora subscribe kugira ngo channel yacu ikomeze izamuke itere imbere. Gahunda no gukora cyane kandi namwe mukanshyigikira. Mbere yuko dutangira isomo hari amagambo mashya shaka kugira ngo mbanze nabigisha, hanyuma nimumara kuyabona biri buborohere kuza kumva ikiganiro kiri hagati y'umucuruzi n'ugura. Hari ijambo twita muuzaji. Muuzaji ntugurisha. Muteja ni umukiriya. Chumvi ni umunyu. Chai ni icyayi. Pakiti ipaki. Sukari ni isukari. Umuchere ni umuceri. Mahindi ni ibigori. Sabuni ya kufuria, sabuni yo gufura, sabuni yo kogea, sabuni yo koga. Kibereti ikibiriti. Mafuta ya kupikia, mafuta yo guteka, mafuta ya mwili, mafuta y'umubiri, dawa ya meno, umuti w'amenyo, muswaki, uburoso, indobo, basin, ibasi, upanga, umuhoro, ubwinshi bikaba panga, ubwo bikaba imihoro. Jembe ni isuka, ubwinshi bikaba majembe. Maziwa ya unga ni amata y'ifu. Tugiye noneho gutangira ikiganiro cy'abantu babiri, umucuruzi n'umuguzi. Umucuruzi we dutangiriye. Muuzaji, karibu. Umukiriya yari yinjiye, undi ati urakaza neza. Muteja, asante, urakoze. Uhari gani? Umeze ute? Muuzaji ariwe mucuruzi, mzima. Nikusaidie nini? Ufashe iki? Mteja ariwe mukiriya, ninahitaji, nkeneye sukari kilo moja, sukari kilo kimwe. Mchele kilo mbili, umuceri biro bibiri. Unga wa mahindi kilo 5, ifu y'ibigori ibiro 5, majani ya chai pakiti 3, amajani y'icyayi udupaki 3, sabuni za kuogea 2, sabuni zo koga 2, sabuni za kufuria miche 3, isabune zo gufura imiti 3. Muche wa sabuni ni umuti w'isabuni. Mafuta ya kupikia chupa moja, mafuta ya guteka icupa rimwe, mafuta ya mwili chupa moja, mafuta y'umubiri chupa rimwe. Chumvi pakiti 3, umunyu amapaki 3, dawa ya meno na muswaki. Dawa ya meno ni umuti w'amenyo, muswaki na uburoso. Muteja ariwe mukiriya arakomeza. Je, unauzaje maziwa ya unga? Ese ugurisha ute amata y'ifu? Maziwa ya unga twabonye ko ari amata y'ifu. Hanyuma ugurisha ati kopo moja ni faranga 5,000. Igikopo kimwe ni amafaranga 5,000. 5,000 ni 5,000. Nabibutsa kandi nanone gusubira inyuma, hari isomo nigishe mu minsi ishize mike yashize harimo imibare kugira ngo nubundi ntiwajya muri botike utazi kubara. Niyo mpamvu nanjye nabigishe imbere imibare kugira ngo muyige muyimenye, noneho ntuyugera muri botike bijye bikorohera kubasha guciririkanya cyangwa se no kwishyura uvugana n'umuntu ugiye kugura nawe. Dukomeze. Muteja ariwe mukiriya, nipe makopo mawili, ibikombe 2.
Mteja pia umukiriya none arongera ati nipe pia mkate pakiti mbili, impa kandi umugati ipaki ebyiri, chupa ya maji moja, chupa ry'amazi rimwe, chupa mbili za juice, amacupa abiri y'umutobe juice ni jus, vikombe vitatu, vikombe ni igikombe n'ubundi kikombe ni igikombe, tuno dukosi nebwo ni cyamusabaga, sahani 5, isahani 5 yarakeneye sahani, vijiko 6, biyiko 6, ikiyiko kimwe tukita kijiko na uma 5 ni kanya 5. Mteja umukiriya arongera ati je, hapa kuna ndoo? Aha hari indobo, besen, ibasi, panga, imihoro, amajembe n'amasuka. Hanyuma umucuruzi ariwe twita muuzaji ati ndiyo, vyote vipo kabisa, yego byose birahari rwose. Mteja arakomeje, umukiriya nipe ndoo moja, indobo imwe, upanga mmoja, umuhoro umwe, beseni moja, ibase imwe na jembe moja, n'isuka imwe. Muuzaji ariwe mucuruzi aramubwira ati chukua vyote kabisa. Kuchukua ni ukwakira. Ubwo yaramubwiye ngo chukua vyote kabisa, akira byose rwose. Mteja ariwe mukiriya ati jumla ya vyote ni faranga ngapi? Jumla ya vyote ni faranga ngapi? Igiteranyo cya byose ni amafaranga ngahe? Hanyuma umucuruzi ariwe twita muuzaji ati jumla ni faranga 50,000. Igiteranyo cya byose, igiteranyo ni amafaranga 50,000. Mteja chukua pesa, akira amafaranga. Muuzaji ariwe mucuruzi ati asante sana, urakoze cyane. Gusa hariya twabonye ko yamubajije ngo jumla ni faranga cyase faranga, hara twakoresheje faranga nuko twakoresheje icyo twita amafaranga, ariko hari nubwo ushaka kwashyira shilingi bitewe n'igihugu urimo, kuko hari igihugu gikoresha amashilingi, hari igihugu gikoresha amadolari. Ndabashimiye rero, isomo ryacu rya none ryari iryo, naberetse uburyo ushobora kuba ibikoresho cyangwa se ibicuruzwa bitandukanye uko tubyita mu magambo y'Igiswahili. Ndahamya ko wakurikiye isomo ryacu, ubu noneho yajya muri botike akajya kwihahira yifashishije iki kiganiro cyabaye hagati y'umucuruzi n'umuguzi. Hanyuma nkabibutsa nanone kandi gusubira ku masomo yacu yaratambutse. Hari amasomo y'imibare nagiye nigisha nyine kubara, nagiye mbyigisha nuba ngo kuba wabasha kumenya imibare idufasha mu buzima nk'ubwo bwo kuba dushobora kuba nyine twabasha kugurisha mu buzima busanzwe, kandi ibyo birakenerwa cyane. Mu nyemerero mbashimire abamaze gukora subscribe, ndabashimira abareba amavideo yacu, ndabashimiye by'umwihariko mbikuye ku mutima, ndetse n'abantu bakunda gusharinga video zacu bazisangiza inshuti zabo n'abavandimwe. Nukuri dushyize dushyigikira channel yacu izakomeza itera imbere, nanjye nzakomeza mbaha amasomo menshi atandukanye. Ndabakunda cyane, mwibuke abatarakora subscribe ndabasaba rwose komeje muyikore. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde. Kwa heri, tuzakomeza n'isomo ry'ubutaha kandi vuba cyane. Asanteni.